Mama apfuye ndi muto mfite amezi 4. Ni muto cyane. Icyaba gikomeye cyane. Oya ahubwo icyo ngicyo cyo ntabwo cyaba gikomere kubera ko buryo iyo uvutse ikintu gisanga ari gutyo kimeze utaramenye ikindi cyacyo nyine kiza ntabwo bitindaho. Ashyira ikindi cyacyo ubujura. Ubujura wari wakoze se? Oya. Arakubeshyera. Kuko hari ikindi kintu gikomeye cyari gihari kandi we nakavuga ati ndamutse nkivuze nicyo cyaba kibikurushaho. Nta nkuma saa 12 nyine urumva ntabwo hari kure nigaga kuri Saint André ahandi nyine ari Inyamirambo nyine haruguru ya stade. Minota 10 waguhagize nyine ndahagera nkigira hanze ndinjira nyine mu nzu nyine urumva winjira ku gipangu ndazenguruka inzu sanga imyenda nyine yanjye hanze ku kintu za ku kirago. Impamvu nyine binambera ibintu ko byantunguye nashobaga kwimagine ibintu byose ariko bibaho bitari kukwiruka ariko bitari cyane gusora ibintu byose ukabijugunya hanze. Nashobaga kwimagine ari wumbwira ati ngo haye iminsi 5 cyangwa icyumweru ubabonye aho ujye nuko ya myenda noneho barayifata bayijugunya inyuma y'urupangu nyine turayiterura turagenda. Okay, reka nsubire inyuma gato cyane. Kimwe mu byakubaje of course humvikana urupfu rwa mama wawe yitabye Imana ufite amezi 4 gusa. Papa yitabye Imana ufite imyaka 7. Wumva utakora ubukwe se? Numva hahita bwaba negative kugira ngo be positive kuko nyine nahita mbona za manque nyine ahubwo none nahita nsubira muri ya period y'ufubyi kandi narayivuyemo nkatangira nyine kubona nkavuga ni se umuntu akodesha s'abatandi n'abahungu. Oya umuntu akodesha ariko rero urumva byarangira umuntu agiye gukodesha abantu benshi cyane. Ukomeze ubane natwe nakwemere ko nzaya nkuzanira abantu bafite agaciro by'umwe ku buzima bwacu bwa buri munsi bitewe n'ubuhamya bitewe n'ubuzima bagiye bacamo uyu munsi bwigisha buri muntu wese navuga ngo ubashije kubana natwe. Uyu munsi reka nkuzane witwa Flora Hild Nyirimbabazi niwe tugiye kuganira. Afite ubuhamya bukomeye cyane, afite ubuzima yagiye acamo nzi ko bwigisha benshi cyane. Wagiye ku mugani w'Uburayi gute ku buryo wagize ubwo nayo mahirwe yo kwinjira mu budije? Umugani w'Uburayi rero nahagiye nyine kwa kundi umuntu nyine aba yumva icyo gihe nyine i Burayi wumvaga ari nko muri paradis. Surtout nagiye muri 2003 rero nyine ubu hari na za social media umuntu rero hari ukuntu ubu usigaye ubona ibintu abantu bamenye ukuntu i Burayi babayeho abari muri za depression ababa ku muhanda bazi yuko naho ubuzima nabo hari ibintu bibi bibayo ariko kiragiye nta hantu wari kubibona. Ikintu wabonaga amafilme n'amapublicité ukabona ibintu byose ni byiza nyine. Hanyuma nyine n'abantu babaga mwariganye nabo bakubwira ati ukuntu hano tubayeho neza kandi twari n'abana. Hanyuma ngira chance yo kugenda ndabyikora nyine mbigeraho. Upa kugeze ku mugani w'Uburayi. Yego. Ukijya ku mugani w'Uburayi ubwo urumva barakubwiraga ngo ni muri paradizo kuko wasanze ari muri paradizo? Oya. Hari ibyo navuga ko bafite byiza wenda hano dushaka kuba tudafite ariko ubundi baza ko ngubu nabyo birahari. Ariko ngiye nibaza ko ahanini ngewe bwari ubuzima bwanjye personnel numvaga nshaka kujya kure y'ubuzima wenda icyo gihe nari mbayemo. Ariko en general sinibaza yuko nabo abafite ibi byinshi nabo nyine kuko ari ibyo ntabwo wazajya urabibona ko ari abantu baba hanze i Burayi benshi cyane. Ikintu utajya cyane hano mu Rwanda ni gake cyane hari iwacu ku magare ahantu bategera amametro n'amatram cyangwa amabus usanga ni nko kwafatira gare yahe Nyabugogo ukayifata noneho hanze ugashyira abantu benshi baryamye kuri matera hanze nyine benshi cyane nyine bari kunywa inzoga les sans abri. Urumva nyine ntabwo haba ari muri paradis kandi hari icyo kibazo kandi utabona ibintu utabibona hano. Ntabwo haba ari muri paradis abantu bahora mu manifestation bari kwigaragambya. Tujya twumva ngo ari imirimo iciriritse ihaba ariko nanone izana amafaranga. Benshi bari mu gihugu i Rwanda abanyarwanda bizi ukuntu nyine basa naho biyemera iramutse Kigali ku buryo batayikora.
nk'imirimo iki gihe wowe wakoze uyu munsi uri i Kigali ukumva ntabwo wayikora ni nk'iyi Flora? Ndi i Kigali nshobora kuba ntayikora ahubwo ikaba ituma nta kumva undi uri kuyikora mushyize hasi numve ko ari umuntu udafite agaciro. Rero hari imirimo hariya koko umuntu akora tuvuge nk'akazi ko mu rugo, ni akazi gahembwa amafaranga menshi n'abantu babasha kubona umuntu ufasha umukozi uza kugufasha mu rugo ntabwo ari abantu benshi, ni abantu bake cyane. Urumva rero niko kazi nzi hano muri Afurika abantu basa nkaho bashobora kuba basuzugura bumva batakora ati sinakora, nta muntu nakorera, sinakora mu rugo rw'umuntu. Wewe wakoze akazi ko mu rugo? Oya, kuko ntako nakoze, usibye ko iyo nkabona kuko n'abazungu baragakora, si kutabakobwa bafite ukuntu nyine bagenda bakajyana mu rugo rw'umuntu bakabaho baba bagakora utuzi two mu rugo. Njyewe ndakazi naba narakoze numva hano ukazanye hano muri Afurika umuntu ahita yumva ari ibintu nyine bibi cyane. Kujya muri cuisine nkabafasha kubogereza amasahane, gukata ibitunguru nyine, ariko nyine wumve ngo ni akazi n'abana baba hari nabo ubwabo bakora mu maresitora y'abazungu, nyine uhasangamo harimo umwana uri kwiga tujob étudiant kuko umuntu abahembwa neza, ntabwo ubihembwa nabi kuko nyine hari amategeko nanone avuga ati hari amafaranga mutagomba kujya munsi muhemba umuntu kuko uniforme yagiye hasi biba bibaye uburyo bwa esclavagisme. Ujya ku mugabane w'Uburayi hari ukuntu mu Rwanda nyine wari ufite ubuzima ubayemo butari bwiza, ducimo mu mayange byo bimeze bite Flora? Ukuntu rero byari bimeze, ntabwo nshobora kuvuga ngo bwari bubi bikabije cyangwa iki, ariko buri muntu n'umutwaro we. Ibyo njya nkunda ko hari igihe nk'umuzungu arapfusha imbwa akababara cyane akagira agahinda gakomeye ntubyumve, ariko buriya buri muntu ikintu ushobora kubona kitaremera ariko kuri kundi ugasanga cyaremereye. Mpamvu uze gutyo nuko nzi ko nanone bari bafite ibirenze icyo gihe n'ubu ngubu banabifite, gusa kuri njyewe ndumva icyo gihe ntari mize neza. Mama yapfuye ndi muto mfite amezi 4. Ni muto cyane. Icyaba gikomeye cyane? Oya, ahubwo icyo ngicyo cyo ntabwo cyabaye gikomere, kubera ko buryo iyo uvutse ikintu gisanga ari gutyo kimeze utaramenye ikindi cyacyo nyine cyiza ntabwo bitindaho. Noneho nkaba hari n'ukuntu afite nyogokuru nkunda nakuriye kwa nyogokuru, urumva nyine urumva rero ko nyine yari yarantetesheje nyine nkava ngiye gutangira ishuri nyuma nyine jenoside itiraba, ariko nyine souvenir z'ububebe z'ubwana nyine numva utwo tuntu turimo nyine two kuba narabaye na nyogokuru nubwo bitabaye kugeza igihe z'ubwenge bwinshi nyine. Urumva rero sinibaza ko ndi umwana iyo manke nayigize yo kutaba mfite mama, ahubwo nshaka ko nayigize nkuze ntangiye kumenya icy'umubyeyi w'umumama nyine igisobanuro cye. Ariko nanone buryo utamenya umuntu ntabwo umukumbura, ntabwo burya abantu baba barapfusha mama bakuze bakumbura uburyo bari babanye, uzumwiteteshaho uko yagufataga. Urumva ari byo rero ntabwo najya kubeshya mvuge ngo cyabaye gikomere nyine ngo cyane. Gusa nyine ndibaza ko twese ubu ngubu hano surtout muri iki gihugu tuzi ukuntu nyine cyane nyuma ya jenoside ukuntu abana b'imfubyi bashobora kuba barabayeho. Wari ubuzima mu kiri umwana muto cyane ufite imyaka 4, amezi 4 make cyane. Muri jenoside ubwo ngubwo nabwo wabuze abantu. Nyuma ya jenoside rero ubuzima bwawe bwakugoye byagenze gute? Ahanini impamvu nkunda kuvuga yuko harimo n'amakosa yanjye ni ukudashaka gushyira amakosa kuri famille cyane yandeze. Twari banaga nawe muri jenoside kugera irangiye kugera tubana imyaka 5 nkahava. Impamvu nuko bo ntabwo mbashaka kubashyira amakosa cyane, nuko ahubwo habayemo ikintu cyo kubura uwo nabwira nk'agahinda muri icyo gihe nabaga mfite. Urabizi nyine ko hakundi nyine mu muco wacu tubabara tugaseka, ariko tubabaye nyine umeze nabi cyane. Hagiye hazamo ibintu
bya malentendu. Kuki utabonaga umuntu ubwira kandi ubana n'abantu? Impamvu bitari gukunda nuko burya hari ikintu nyine mbona umwana surtout ko umwana iyo yaje kubibanya azi ubwenge akuze ntabwo ugomba burya kumva ko ari umwana mu rugo ukomeza ubimubwire kuko icyo gihe ahita avuga ati nimvuga ikimbabaje nta burenganzira mbifitiye kuko bakomeza banyumvisha yuko ndi mama wawe ndi papa wawe kandi mu by'ukuri urabizi ko atari byo kandi nabo hari ibyo bakora ukabibona ko n'ubundi koko utari umwana ibyo byo ukabibona ni utudetaye twinshi twari utudetaye dutoya nyine urafasi impamvu kwangura bizi ariko nyine ukabibona nyine ariko uko iminsi igenda yiyongera bikagenda nabo ku ruhande rwabo hari aho bacika intege burya kurera umwana utari wawe biragoye njyewe nta nubwo bitindaho cyane ndavuga iyo urera umwana utari wawe nawe uko agenda akura n'ibikomere akomeza agenda nawe yongeraho bikagira ahantu noneho binanirana neza byaraturenze birananirana ubwo wenda ngize nanjye no muri ya myaka nyine ndumva ngize muri myaka 13 bitangira kugenda binanirana nuko nyine birangira mfashe gahunda yo kugenda ariko igihari nuko icyo nabasha kubashimira nuko mugihe nari umwana mutoya iyo manke yo ntayo nigeze ngira cyane yari ihari wenda yo kumva ko ndi imfubyi yari ihari ariko itaremereye cyane nyine kuko baragerageje mu by'ukuri baragerageje nyine ariko nyine birangira ukundi ari ukuntu ujya usanga muri iyo myaka ugasanga umwana w'imfubyi kuva baye nk'umutwaro rimwe na rimwe ugasanga ubwo ufashe icyemezo cyo kumwirukana kuvira aho ngaho kugira ngo ubuzima bukomeze muri mwenyine ntabwo byigeze bikubaho? Nibaza ko iyo umwana afashe icyemezo akavuga ati ndagiye nuko naho haba hari ibintu byinshi bitari kugenda neza yaba ari kuri kote yanjye yaba ari kuri kote yabo ntabwo nibaza ko nari umwana w'ikirara warajya kuraraguzwa hanze ndamvuge ngo n'ubundi yarabimenyereye ariko buriya aho wenda niho ikosa ryawe ariko naho ubundi gusa impamvu nuko nyanga iyo famille atajyana umuntu kuko baranzi njya mbasura nagerageje kubabarira kumvamo ko icyo kintu nabo bari baremerewe kandi n'ibindi bibazo buriya nta muntu wari worohewe kandi noneho ikindi nuko nabonye ko nahavuye noneho aho nagiye njya bikaba byarabaye bibi kurushaho n'ubundi hari ukuntu nyine ugenda uhunze ikintu uvuga uti ahangaha ndaremerewe ibintu ni bibi wagira ahandi noneho ugasanga niho bibi kurushaho niho nanone mpita nongera nkanabagarukira nkavuga nti hari kubamo kuvugana ariko nanone kuvugana ntabwo ari umwana uvuga ni soto umuco wacu n'umubyeyi wari kuza ntabwo cyari ikibazo gikomeye akaba yakirega nkakurira muri urwo rugo nyine hanyuma rero ahandi nyine hari ukuntu nyine ni ibintu nyine biremereye ntazi ko nabasha kuvuga sinzi ko n'abandi b'inshuti babizi ni ibintu biremereye cyane gusa hajemo ikibazo gikomeye cyane ariko icyo kibazo aho hantu nabaga umuntu waho adesida kugihisha ahubwo anshyiraho ikindi cyaha cy'ubujura. Ubujura wari wakoze se? Oya. Arakubeshyera? Kuko hari ikindi kintu gikomeye cyari gihari kandi wenda akavuga ati ndamutse nkivuze nicyo cyaba kibi kurushaho. Ubwo rero abantu bose baraterana nyine uwo mubyeyi ubwo nyine famille niko nabyita ntabwo mbizi sinshaka kubashyiraho amakosa ariko nzi kuko ntabwo nari mpari baterana ko nawe yarabimbwiye arambwira ati twafashe decision yuko ugomba kuva muri urugo arambwira ati ugomba kugerageza ugashaka aho ujya kuba ahubwo icyo gihe musaba imbabazi ndamubwira nyine kuko nari ndi gukora examen ya ntuze ya tronc commun ndamubwira yihangane examen yanjye irangire kuko ndumva hari hafi no kugera vacances urumva yo muri examen ya tronc commun ikarangira no guhita nyine tujya muri grande vacances nkumva yuko nagomba no guhita njya kubana musaza wanjye icyo gihe wabaga kuri 40 ngira ngo arabyemeye
ariko kwa kundi n'ubundi ubu ubyumva ukavuga uti ndumva ndi guforsa ariko ningira Imana uko kwezi kurashira nyine nuko rimwe sinzi ukuntu byagenze navuye mu rugo mu gitondo na nyine umwana byuka akaramutsa umubyeyi nyine tingiye ku ishuri sigambara nta kibazo gihari gikomeye hanyuma noneho ngarutse mvuye ku ishuri mvayo ntinzeho gato ariko bidakabije kubera ko twakoraga nyine ya ma etude nyine umuntu aba ari gukora yagiye mukagumana ku ishuri gato nk'isaha nta nko mu masaha 12 nyine urumva ntabwo hari kure nigaga kuri Saint André ahandi nyine ari Inyamirambo nyine haruguru ya stade iminota 10 waguhagize nyine ndahagera nkigera hanze ndinjira nyine mu nzu nyine urumva winjira ku gipangu ndazenguruka inzu sanga imyenda nyine yanjye hanze ku kintu za ku kirago yose nyine n'inzu bayifunze ariko hanze nyine hari umukozi icyo gihe hari umukozi w'umukobwa ndamubaza ndamazi gusa nshyize muri parenthèse ubu n'imyaka ikintu nigiramo nanone icyo gihe nshobora kuba ntari mfite burya umuntu mubana mu nzu cyane cyane yari umukozi agomba kukubera inshuti nawe ukamubera inshuti nshobora kuba nari umwana ntarigeze nyine numva ko nyine ibintu kuko aho ngaho hari ukuntu nkihaba nyine naratese mba umwana rwose wo mu rugo bihinduka nyine ukuntu nyine du jour au lendemain biratourné nyine nshobora kuba uwo mukozi uko mbitekereza iyo nsubije amaso inyuma simbyibuka neza ntarigeze muha agaciro numva nyine ari umukozi nkataha nyine teka cyangwa ibintu nk'ibyo nyine kandi umuntu abakina muto byanashoboka muri karagiteri yanjye sikomeze ariko buriya nshobora kuba hatari umubano nigeze nshyira hagati yanjye nawe kuko iyo nkuhashyira surtout ko yari umukobwa mugenzi wanjye ndibaza yuko nubwo bari bamuhaye itegeko ariko iyo tuba twarajyanye bwa bushutsi nyine nkajya ntaha tukicara tukaganira nkamubaza nawe amakuru ye akambwira ubuzima abayeho yari no kumfata akambwira ati ngwino ujye kurara mu kumba ko hanze n'umuntu ubufasha mu rugo akora abamo nicyo kintu nacyo njya ntekereza ndogreta nkavuga nti wenda ntabwo ari kurara hanze oya icyo gihe nyine nawe kuko niwe ninginze kukumva wari wafashe icyo cyemezo cyo kunyuka nawe yari imbere mu nzu wenda yanaryamye cyangwa se ari kuri televiziyo nyine inzu bayifunze yose nyine ariko umukozi wasigaye hanze nyine ndamwinginga nyine ndamubaza wansaba imbabazi buse ndajyayo nijoro biragenda gute ariko nawe nkabona ntashaka kumva icyo ntashaka kunyumva nyine nuko noneho kugenda nkomangana ku idirishya uwo muntu arambona ndamupfukamira ndarira biranga amukozi nyine ndamusayise nta kuntu aba nihishe hano inyuma ko ndabizi ko byari gushoboka kandi ntihagire umuntu ubimenya nabwo biranga hanyuma noneho ndagira sohoka hanze nyine ku muhanda nyine ngiye kureba umva icyo byari muri 2000 ndaza ko ari nko muri 2000 cyangwa 2001 2001 ariko ko icyo gihe nambijyanye kwaburaga nk'imyaka 7 ngo ngende hanze hanyuma noneho ubwo njya hanze nyine ku muhanda ikirajya abantu bari bafite amanu z'amatelefone portable ntago bari benshi nyine kugira ngo ndebe ko nabona solution n'umuntu utambuka mu nzira uretse ko ayo masaha nyine ugumva saa moya zirageze ntabwo ari quartier nyine abantu baba bari kugenda mu nzira nyine nkiri kubitekerezaho kandi harimo n'ikintu nanone cyo gushaka nyine kubika ibanga nyine mvuga ntagiye n'umenya ibiri kumbaho nyine hari umuntu ari wamperekeje n'ubundi kandi azi situation azi ukuntu hamaze iminsi nyine ambiance nyine itari nziza nta ukuntu yari ntabwo nyabyibuka neza gusa igihari nuko iki gihe waraye nyine uwo muntu ari wamperekeje wagira ngo yarabisanse yuko bari bunyu simbizi kandi ntabwo namubwiye ko bigeze gushaka bari bambwiye ngo ngende ariko bambabariye nyine ariko uwo munsi kuko nanjye byarantunguye impamvu nyine binambera ibintu ko byantunguye nashoboraga kwimagine ibintu byose ariko bibaho bitari kukwiruka ariko bitari cyane cyane gusora ibintu byose ukabijugunya hanze nashobora kwimagina ari wumbwira ati nguhaye iminsi 5 cyangwa icyumweru ubabonye aho ujye
nashobora kwimagina ko ari bubwire musaza wanjye ati ngwino utware mushiki wawe nyine hari ibintu byinshi ari amasenariyo ariko iyo ngiyo senariyo yose nari kuyimagina rero byumvikana ko n'uwo nguwo nawe atari kubyimagina kuko ntabwo nari namubwiye ngo bishobora kubaho ariko igitangaje ni uko yarantegereje atabizi nuko noneho kuko nasohotse rero ngiye ku muhanda ngiye kureba icyo nakora umenya ngiye ku baturanyi simbyibuka ngarutse nsanga n'umuryango wo hanze nyine wo ku gipangu bawufunze ndakomanga ko icyo gihe sonete yawe yari yarapfuye ndi gukubita n'ibuye nyine ndi kurira wa muntu nyine ahita aragaruka nyine swati yari yagiye aragaruka sinzi aho yari yicaye aragaruka nyine arambwira ati byagenze gute nyine ndabimusobanurira nuko ya myenda noneho barayifata bayijugunya inyuma y'urupangu nyine turayiterura turagenda iyo ntamugira nyine ubwo iyo ntamugira buriya nabwo nari kubona solution ariko igoranye yaragufashije icyo ntabwo cyabaye gikomeye cyane kuri Flora cyabaye gikomere cyane ku mwana noneho w'imfubyi wabaye imfubyi y'umwana muto cyabaye gikomeye ku buryo hari n'utundi tuntu twagiye tugumva nyine iyo bigenze gutyo akenshi ugenda umuntu akaba akugira impuhwe ngo n'ububaye iwanjye gusa ikintu nabonye nyine ariko hari igihe nyine nibwo bugiye mvuga reka ngende kujija abantu nawe wenda n'iyo mitwaro ubuje wikoreye n'ibyo bikomere nawe uza wenda ubuzima kwiyadapta ahantu bikakunanira n'abandi nabo bagacika intege vuba ariko iyo nganire n'abantu babaye imfubyi nsanga icyo kintu tugihuriraho bose tuba turi guseka turi uko wageraga muri famiye baguharaye ari wowe nyine n'abana bo mu rugo basa nk'aho babibagiwe ibintu byose akira n'uri kuryama ahantu heza ibintu ukagenda ubona ukuntu bigenda bihinduka buhoro buhoro bikarangira akenshi byamaraga amezi nk'atatu n'atanu gatandatu kumva nyine ushyise ugomba guhindura urugo rero urumva hari igihe nyine nshaka kwikipabiliza nkavuga wenda nanjye arimo amakosa yanjye ariko nanone navuga se kuki aba bantu iki kintu tugihuje bose nakwanariza rero nkasanga umuntu yari mushyashya iwawe ubu mwishimiye nyine nibaza ko ari nka couple ahari kwa kundi iyo ugisohokana n'umuntu ukabona ibyiza gusa ariko ntuwantisipe uvuge ati si ibibi n'ibiba nzakomeza mukunde nimbona na defoze nzakomeza mukunde kandi umwana wagera ahantu yitwaritse kuko aba ari imfubyi akerekana nawe kote nziza ariko kuko aba ari umuntu igihe kikajyana nawe akerekana defoze ariko nyine aho niho bita uvuga uti umuntu ukunda umwana nk'uwe buriya aba akomeye kuko biragoye gukunda umwana kuko umwana umva bafite defo nyinshi na karite niyo mpamvu nawe ntashyira abana mu makosa y'imfubyi kuko amakosa bakora n'abandi bana bafite ababyeyi baba bayakora ariko iyo umwana ari uwawe ntumuta icyo kintu cyakubayeho umva ari kwirukanwa none uri umwana w'imfubyi ufite aho ujya cyashushanije gute ubuzima bwawe icyo kintu cyajemo n'ibikomere byinshi cyane kuko hazamo icyo kintu cyo kunyirukana ntabwo nagiye kuba kwa musaza wanjye nyine ariko mbikunze kuko nawe yari yarakiri muto kandi aba mu kageto gatoya abana mu ndi muhungu noneho mpita mfata gahunda yo kujya kwa oncle wanjye njya kumushaka kuko nari mfite oncle ariko nawe waba ufite abantu benshi mu rugo ariko ndavuga kugira ngo nubwo hari igihe wenda nabaga ntibigende neza ndavuga kugira ngo bigende mbe ahantu muri ghetto abantu bazatangira amajijimo ndumva byaba byiza ngiyeyo nkamusaba akancumbikira rero hari ahantu nari nzi nyine sport ye niko nabyita ntabwo mavuga cyane kuko abantu wenda bamuzi bashaka ariko nta nari nzi ndi bumukore mu gitondo kare nyine ndazinduka mbere yo kujya ku ishuri ko nari mbizi ko abantu ndi bamusanga saa 12 za mu gitondo ndamubona ndamugwa mu maboko ndamurira ndamuga byagenze gutya kana kanyirukanye nari ko nyine agiye guhita ambwira ati kwingwino yituza mu rugo ariko ubwo urumva inkuru yamaze wenda no kumugeraho bayimubwiye ukundi kandi mbona abantu bakura kenshi bakunda kwizera umuntu mukuru kugira ngo bizere umwana kandi buraryo abantu bakuru barakosa kuko isi ntabwo yabamo ibyaha ababikora kenshi ni abantu bakuru ntabwo ari abana rero abantu bakuru badakosa na twa turi mu isi parfait ariko rero urumva inkuru yamaze kumujyaho imugeraho ukundi ntiyumva version yanjye ahita arambwira ngo araza kubitekerezaho ariko ubwo araza kubitekerezaho kenshi nk'umunyarwanda aba ari no nta nubwo yongeye nyine
byahise birangiriraho. Urumva igikomere cyabayemo nanone ni ukwibaza nti ese ubu yumvaga ko ngiye kuba he n'iki. Aho rero umenya ari naho hantu nahise mfata decision ndavuga nti ubu rero nashaje. Ufite imyaka 13 14 ndavuga ibintu byose nzayambyimenye, nta muntu nzongera gukontaho. Urabyimenyera se birakunda? Ntabwo byakundaga cyane uko n'undi araho wageraga n'undi akongera akubwira ati ngo n'ubaye iwanjye hari famille imwe byayo mu mama gutya, nabwo sinzi kandi buriya Kigali ni ntoya cyane cyane hari Nyamirambo, ukumva inkuru ziragarutse baramubwira ati uyu mwana yavuye hariya byaragenze gutya, ukora attention nawe agahita atangira kukureba nabi, ukumva arakubwira ati burya rero ntabwo nigeze nkubwira ko uzaba hano igihe cyose, ati nari nagwaye amezi make. Ndumva byarabaye nko ku bantu babiri bibaye bimaze kuba babiri cyangwa abakuru b'abana bari inshuti zanjye nabo bakambwira ati ngwino ubaye iwacu, bikarangira nabo ntazi ibintu bumvugishe nyine bivuye muri izo famille, bikarangira nabwo nyine bambwira ati gerageza ushakisha ahantu ho kuba. Ubwo rero urumva byaye nka rimwe, ndumva bwa mbere byarabaye kuri mukuru umwana wari inshuti yanjye, ndahagenda mpamara ibyumweru bibiri biba birapfuye. Njya ahandi naho ku mama wo ahantu muri quartier bari bamubwira ati uriya mwana ntabwo afite aho kuba, biramubabaza nawe. Amezi 3 nawe ashize ati burya rero nakubwiye yuko ari igihe gitoya. Aho rero nahise mfata gahunda, kandi urumva nanone sinshaka kujya gukomeza kuba kwa musaza wanjye uba muri ghetto nawe. Aho rero nahise mfita gahunda ndavuga nitangira wibane. Ko nagiye kwa mahome y'ababikira kuko nari renseigné sanga bafite abandi bana b'abakobwa bajya ku kazi. Umva ni njye nyine wabaga muri home y'ababikira ndi mutoya ntari majeur, abandi babaga bafite akazi abo cyangwa home z'abasavera cyangwa abakobwa bakuru biga nko muri za université nyine. Niho rero nahise mfata iyo gahunda ndavuga, kandi nabonaga bisa neza kurusha kujya kuba nyine muri ghetto. Yego, iki gihe ababike barakwakiriye bakorera nk'umwana wabo cyangwa warishyuraga? Nabanje kuba muri home y'abasavera naho baranyirukana kubera ya histoire. Kwako baraje bayibwira directrice wanuza wa home y'abasavera nyine hari Nyamirambo, kandi nabaga muri chambre nyine home y'abasavera yabagamo nk'abakobwa 6 nyine muri chambre nyine, yo yari meze nka interna nyine kuko ari na make yo kurusha iri home y'ababikira. Umva urana hari home y'abasavera hejuru kurya nyuma, sinzi niba ikibaho ahantu hari abasavera nyine, hakandi y'ababikira hepfo hafi ya Saint-Andre. Ubwo rero urumva ko nari ndi kuba ahantu hegera aho nari ndi kuba haruguru ya stade n'ubundi byose ni kimwe. Haza kuza umumama aramubwira ati uyu mwana uri kuba hano yavuye ahantu bamwirukanye ahemutse. Kandi bakubeshyira ntabwo uri warahemutse? Cyo kintu bakugeretseho. Baza kukwirukana nabo gutyo? Baza kunyirukana ko babimubwiye, urumva baramubwiye ati uyu mwana yaribye kandi yiba amafaranga menshi cyane, nawe akoresha kujya yishyure hano, kandi mu by'ukuri ntabwo yariyo. Icyo gihe amafaranga yo kwishyura wakoraga he? Nakoraga ku nzu mu rwego papa yari yaradusigiye. Niyo mpamvu nongera nkagaruka nkavuga ni ubuzima nabayemo ntabwo nabugira dramatique ko byibuze twari dufite aho dushingira, kuko niyo yabashaga no kwishyura ghetto ya musaza wanjye. Ntabwo ari amafaranga menshi cyane, ariko urumva niyo yabashaga gutuma twambara, musaza wanjye nabaho akarya akagira gute. Ariko nyine icyo kintu cyari kibagira kuko ndanabyibuka uwo muntu anyirukana nagezeho nemera ikosa ariko ntaryemeye. Ndamubwira nti wambare nkaguma hano nkajya nkwishyura ku kwezi kugira ngo ayo mafaranga banza avemo nyine bari kunshinja kuko yari menshi cyane. Ndabimusanga ndamubwira nti umpaye chance noneho najya nanayishyura kuri ya mafaranga avuye ku nzu nubwo atari menshi njye nyakwishyura. Waje kumenya umuntu wibye amafaranga bakaza kubikugerekaho? Ntabwo namenya niba yaribwe cyangwa ataribwe kuko hari harimo n'ubundi kibazo nkuko nabikubwiye cyari gikomeye cyane n'ubundi nyine. Rero njye nibaza yuko icyo kibazo kuko n'umudewe yari yamaze kubimbwira, arambwira ati mu gihe iki kintu kidashobotse ntabwo uguma hano. Icyo kintu rero kitashobotse ku myaka yanjye cyane nicyo cyatumye nyine kuko byarahuriranye. Bashaka kuba barayibye kuko burya ntabwo nkunda kwemeza ibintu gusa ntabwo ari njye wabaga muri iyo nzu njyenyine, nkuko nabikubwiye naho hari harimo n'umukozi
hagendagamo abandi bantu ntabwo rero sinibaza impamvu ngewe nyine ubwo nyine kuri home y'ababikira nyine birangira nabo banyirukanye nyine ariko abana twabanaga barababwira bati uyu mwana nta kintu yari yatwiba hari n'igihe aba adafite amavuta akava hano yisize amazi ntanayakoreho isabune nako baravuga ati ntabwo turi kubyumva impamvu mwirukanye ariko nyine uwo mudirectrice aravuga atoya agomba kugenda nawe byenda gusa ariko umva ko nari nanabyiteguye namaze no kwimenya ariko ni we wasohoye ibintu muri iyo ntuza muri iyo chambre nawe arabisohora ati genda ushaka ahandi ndamanuka njya muri home y'ababikira nyine hongira Imana nyine ntibakwirukana iki gihe wabonye umutuzo noneho nabonye umutuzo kubera ko icyambere ho hari chambre none ubana n'umuntu umwe hari nyine ibiciro byinshi kubana n'abantu babiri cyangwa n'umuntu umwe no ibiciro bibiri mbana n'umukobwa umwe wakoraga muri Beka hari ambera inshuti anyigisha kuba umukobwa mukuru hari mu bigero avuga kuba infame hano ntabwo bivugitse neza ko umugore gusa ku myaka mito ariko nyine yanyigishije kuba une vraie femme ibyo ntigeze nigishwa n'abandi bantu nyine menya ubuzima nyine yego rero kuva kandi ikindi nuko icyo gihe nabaga nzi ngo nshobora kubura amafaranga wenda yo kwishyura ku kwezi wenda habaye ibindi bibazo ariko nta muntu uzaza kumbwira ngo ubi wanjye ndagusohoye genda ukurikije ibyo waciyemo kuva ukiri umwana muto cyane kuva wabura nyogokuru waje kujya mu cyimbo cya mama utari uriho wabuze ufite amezi 4 gusa ukaza guhura na famiye n'imiryango itarigeze kubanira neza n'abandi bantu batari famiye batakubaniye neza ibyo byose ufite n'abandi bakubaniye neza aho wagiye uyu munsi iyo urebye ibyo byose waciyemo ufata gute abantu ukuntu rero umuntu mufata nanjye ubwanjye biragoye hari igihe nitungura umuntu aragutungura umuntu ashaka guhinduka bitewe n'impamvu nyinshi kandi ntabone ko ari mu ikosa akaba yaguhemukira atabishaka ikindi kintu nabonye ni abantu bake batagendera ku ibyo umuntu yababwiye burya abantu benshi dukunda kugendera umuntu ashaka kuza akambwira ati we Gerard ameze gutya na gutya ari umuntu mubi kubera urukundo mfite uwo muntu bimbwiye nkahita mbyemera kandi sinumve ko umuntu aba ashobora kugendera ku mpamvu ze ku marangamutima nicyo kintu nzi namaze kubona cyane yuko nyine abantu ba nyabo bagendera mu gaciro akavuga ati reka nige kumenya uwo muntu nta muntu umumbwiye umva ukuntu rero ibintu biba bitangaje abantu bakaba abantu beza nanone kubera ko ibyo bibazo bicamo bibi ariko ugasanga nanone ubigukuyemo n'umuntu muri make umuntu ntabwo wamuhunga uramuhunga ariko nanone ugasanga niwe uhungiyeho nanone kandi ugasanga niwe ugukuye muri bya bibazo umuntu agushyira mu bibazo ariko akanabigukuramo ntabwo rero umuntu namutera ibuye kuko nanjye ntari parfait gusa abantu turi complexe nyine turakiza tukanica turi babi turi na beza hari ukuntu umuntu ajya agira ikintu cyitwa depression cyangwa depression umuntu akabaho arira ababaye yicuza ariko rimwe n'imwe ntabivuge bikaza bikijyana kuko wenda hari impamvu runaka byatumye biza bikanijyana wigeze ugira icyo gihe cyo kugira depression cyangwa agahinda nakwita ko gakabije icyo gihe narakigize nkigira nyine nko muri iyo periode mba mu Rwanda gusa sinabimenya ko ari depression hari n'umuntu atekereza kuba kwiyahura wigeze kubitekereza ariko nyine ukumva ni ibintu nyine ahari biri normal ahari ntumenye ko nyine ufite iyo depression nyine gusa buriya ntuzajya ngo umuntu uba wagize icyo kibazo buri kanya bababaye kuko n'igihe abihisha nawe akibeshya akabona ko yishimye nko ku manywa agahura nk'abantu bagaseka n'ibiki ariko mu guseka kwe hakaba harimo muri we akaba abizi ko mu mutima au fond atishimye nyine ahubwo akongera kubisanta aho asanze ari wenyine aho akongera akitekerezaho ugasanga nyine
ugeze ku mugani w'Uburayi mu Rwanda byari byanze ubuzima ari ubwo kurira bitewe n'ibyo wari umaze gucamo nibura wabonye ibyishimo narabibonye ariko nanone sinabibona niyo mpamvu burya ibyishimo ugomba kubyihaho uri hose niwo ugomba kudesida ukavuga uti ibintu ngomba kwishima buriya ntibazakubeshye ni uko hari igihe nyine bivuga umuntu akavuga ngo none se nk'uko udataha niba ari habi ariko buriya ahantu wageze ufite imyaka 16 kubaka ubuzima akaba ariho urumva naho narahakuriye ku rundi ruhande ko buri muntu abagikora uko nareshyaga no mu buryo buri physique uko nareshyaga icyo gihe siko ndeshya ubu ngubu nahageze wenda mfite 1m65 wenda ndi kuri 75 urumva nyine naho hari ukuntu nahakuriye buriya rero ahantu wakuriye ntabwo byoroshye kuhava ntabwo byoroshye guhita wongera ufate decision ni ibintu ugomba gupanga gusa icyo navuga nuko nta ibyishimo biba ahantu hose cyangwa se nta hantu biba muri wowe niwo ugomba kubikreya ukavuga uti rero naduke mfite reka nishime kuko nta muntu ujya ugira byinshi ntabwo bibaho bana na Bill Gates niyo mpamvu ubona ahora ari gustress abantu za bamuciyeho ba Bezos urumva rero naho narageze nzi ngo ngiye kwishima ndahagera pe mbona ibintu nyine urumva nyine umunsi wa mbere ukihagera uvuga uti pu hehe n'amarira hehe n'akababaro ukumva nyine mbese cyakoze iyo washatse ikintu ukakigeraho nabyo biraryoha nyine peu importe icyo ari cyo niyo kaba ari akantu gato numvaga nyine ho nishimye nyine ariko nyine iminsi 2-3 ukabona realite ukabona ko ubuzima butoroshye ukabona ko hari ibindi bintu ugomba gukora ukitangira gukumbura kame urumva muri ibyo bintu byose nakubwiye nabayemo ntibivuze yuko niyo mpamvu nabuze umuntu arakubabaza ariko ugasanga ku ruhande uguha ibyishimo nabo ni abantu bambaniye neza twabanaga neza ntangiye kuhakumbura ntangiye gukumbura musaza wanjye ibiryo birananiye ibintu byose birananiye hari aho noneho na kirimi guhindukana burya ntuzababarire nyine mu mbeho ni ikintu kibi njyatari nyine niyo mpamvu iwacu nyine usanga mu mbeho abantu depression zizamuka nyine ni ibintu butamenyereye nyine sinzi hari ibintu bigutonda kandi biba biri bizarre kukumva biri kuderange systeme yawe niba ugiye ahantu wari umenyereye ko bwira nka saa 12 cyangwa saa 1 ukabona periode imwe butangiye kwira saa 10 bugacya saa 3 saa 4 noneho ibyo nabyo ukabivamo ugasanga butangiye kuba nijoro saa 5 z'ijoro akaba ari bw'izuba rigenda nyine n'utuntu tubari duto natanze urugero ndavuga hari igihe nyine ugera ahantu ukumva uratuje ariko noneho twatuntu dutoya noneho tukaza tugukubita nyine umuziki kuwukina nk'umudije kuko nk'umudije hari icyo byaba byarakumaye mu kongera ibyishimo byawe umva sinzi uburyo nabikubwira deja ndi umuntu wakundaga musique ariko kuba DJ hari uwo muntu akubwiye wanyigishije kumixa buri gihe muri carrière yanjye hari ikintu burya buri gihe ukora ukumva cyarenze nyine byatangira akantu gatoya gukina muri boîte bakampemba nijyanye nkumva birarenze gukina muri boîte nabaga numva ariyo rêve yanjye nkayigeraho gukina muri festival numvaga ari nyine buri munsi aho hari ikintu n'amaward nagiye ngira ariko buri gihe icyo kintu gishyashye kibaye ndamwandikira nkamubwira nti warakoze kuko urumva naho nagize mu byingira ibibazo byo kuri impapuro byo gukora utuntu tujob ku ruhande n'ibiki hanyuma noneho nabwo nkareba nkavuga nti ubuzima bwanjye bugiye kuba ngubu kandi numvaga nshaka kuba wa muntu ntabwo byari ukwihorera sibyo kandi twanabyita gutyo kwihorera ariko mu buryo bwiza numvaga nshaka kwihora mu buryo atari uburyo bwo kuvuga ngo ngi nanjye wenda abantu kubatera ariko nkavuga nti ngomba basi ntabwo navuga ko ndi umuntu ukomeye oya ariko numvaga nshaka kuzaba wa muntu batatekerezaga utandukanye n'uwo muntu bumvaga uzapfa aba mu muhanda ari mayibobo barindaya se kuko ni ikintu bavugaga aho hantu nyine henshi nagiye nca noneho kumva yuko mbayeho ngize akazi gatuma njya n'ahantu hari umukuru w'igihugu nk'uko wabivuze
ntabwo nzi uburyo nakubwira numva ari kwihora. Nkeka ko wenda uyu munsi uri DJ uzwi waciye muri ibyo bintu navuga ngo bitari byiza, ariko nubwo byose wabiciyemo uyu munsi uri DJ uzwi, haba ari aho ukorera, ariko no mu Rwanda uyu munsi tumaze kukumenya, turakuzi. Iyo wumva iryo zina ryawe amaze kuryubaka, birashoboka ko ari kuryubaka mu buryo bubi bw'uburaya, ukaba mayibobo, nta muntu ari kukumenya icyo gihe wari kuryubakira ku giti cyawe, abo muryamana icyo gihe niba wari kuba yo kuza, ariko uyu munsi urazwi, uca nyine aho hantu hari umukuru w'igihugu mu ma Rwanda Day n'ahandi hatandukanye. Wumva ya revenge cyangwa kwa kwihorera kwa washakaga twakwita ko kuri positive, wumva warakugezeho hatarimo ubugome, ko umuntu ashaka kumva kwihorera kumva ni ijambo ry'ubugome, cyangwa se mbikoze nko mu yandi magambo nanjye ubwanjye nari uko kwihorera ni ngiye kureba, kuko urumva nanjye hari igihe wenda nabaga narataye espoir, nkumva ndi kwidesova, nkumva rero nanjye ubwanjye niyeretse ko uburyo nitekerezagaho niyeretse preuve yuko nari naribeshye, nanjye nari ndi kwitekerezaho nabi, ariko nuko abantu bantekerezagaho. Ntabwo nshaka kubisoundinga nkaho nari nicaye mfite nk'ikintu cy'umujinya cyo kwihorera. Oya, ni ukwihorera mu buryo bwiza, en général hatari no kwanga hari umuntu ndi kuviza ngo ndi kuvuga ngo wabonye icyo nagezeho, nanjye ubwanjye nkumva ndi satisfait. Ko birashoboka ko wari kuryama ukarira bikarangira nyine ubaye umuntu uri deprime gusa nta kintu. Ni iki cyagushimisha mu buzima ujye uvuga ngo mana warakoze ko iki kintu cyabaye mu buzima bwanjye? Nuko deje ubwo buzima nabashije nyine kuvamo, ariko simbuvemo njyenyine kuko mfite musaza wanjye nawe akabuvamo. Nawe ndibaza ko umuntu wacira imanza nyinshi cyane, nyine ko nanamutanze kugenda cyane nabwira ku matelefone n'ibiki, ariko na mbere nawe yaciye mu buzima nk'ubwanjye, ko nawe biri komplike nanone, kuba nyine ni ukubona yuko n'ubundi twari babiri, ariko nta n'umwe wasize undi muri ntuza muri evolution yiwe, twarajyanye nyine nk'intuza nka famiye, nk'ipaki imwe. Hari ibintu burya bijya bitubaho ukababara ukavuga ngo iki kintu kirenze ibindi byose bibaho byabayeho mu buzima bwanjye bikambabaza. Wumva waciye mu buzima bubabaje, wahuye n'abakubabaza, ni iki navuga ngo cyakubabaje n'uyu munsi ujya uvuga ngo iki kintu cyarambabaje harabaye ntihakabe? Ikintu nibaza ko gishobora kuba cyarambabaje ariko ntagishyira ku munsi umwe, nagende ndeyariza n'igihe, ni ukuba hari ntaragize amahirwe yo kuba hari ukuntu umenya umuntu ugitangira kumumenyaho gato, ariko ukagira impression nuko utamumenye bihagije nyine, ko ntagize amahirwe yo kuba namenya papa wari we, ko we naramumenye, ariko hari igihe nicara nkumva ndirakariye ukuntu, nkavuga se kuki numva nta kintu kandi we nagize n'amahirwe yo kumumenya irindwi, nyine nkumva mpora mfite ayo matsiko nkashaka kwibuka, ariko nkabona ntabwo biri kuza. Nibaza ko ari ikintu gishobora kuba kimbabaza, ariko urumva icyo ni ikintu cyo kugiye kirekire kitazi umunsi umwe. Tugende nko ku kintu cyiza kikakugwaho ku munsi umwe, icyo ni ibintu byinshi. Hari ibintu byo muri kariyeri yanjye, hari n'igihe usanga ari ibintu bito, nko mu bintu bito navuga wenda bishobora kuba byarambabaje mu minsi ishize, ariko binasekeje. Nagiye kumikisa mu bwato buransiga, mbubona buri kugenda. Urumva umwaka ubanza icyo kintu cyarambaje na n'ubu indirimbo, urumva nyine ubwo bwato bwari buri kugenda bukina, nyine harimo aba DJ, bwagiye hari indirimbo iri gukina, na n'ubu iyo nyumvisha amarira araza. Urumva nyine ukuntu byagenze. Umwaka ubanza nyine bari barampamagaye barambwira ati turashaka ko tubera umu DJ, ariko icyo gihe nabwo ngendo uwo mwaka wabanjije nyine, icyo gihe hari muri
corona ubwo yari été 2019 ariko été 2000 buba mu kwa karindwi iyo ntuzi iyo event none ni event ibera ku bwato bunini pe urabona nyine Titanic bunini abantu babambaye imyenda y'umweru nyine sinzi ariko buragenda bukava mu Bubiligi bukajya muri Hollande ubundi bukagaruka none ariko icyo gihe bantumira nje sinari nabizi ko kubwo bwato bunagenda nabimenyeye kumixa ku bwato ariko butavaho buri deja nabwo nahagize ngiye gukererwa ntanambaye n'imyenda y'umweru ariko icyo gihe mpagera saa 8 bari gufunga nyine bambwa ati gucyo watinze n'ibiki twari tugiye kugusiga batse gucyo utambaye umweru nyine nta information nari mfite hari ukuntu abantu bagutumira niba communique cyane nawe ukabisuzuguka bapfira n'ibyo nyine by'iwacu byo muri Afrika mbona ibyo bintu birarenze none nakina neza barambwira ati ubutaha ni wowe none urumva ubwo bwa kabiri none naniteguye nyine n'abantu twajyaye mbabwira nti mwebwe ntabwo muzahana nagiye ariko hateye ubwoba nyine yari fete zazindi tubona nyine za Miami nyine ibintu nk'ibyo nambikisha abantu imyeru ndavuga tugende karushize saa 8 bwari bumusize ariko information ntari namenye nuko nta saha bugira bwo kugenda ahubwo bugenda iyo abantu buzuye kapitene akavuga sito kwa n'abakapitene n'abazungu nyine badashobora gukora amakosa akavuga ati c'est bon abantu baruzuye turagiye urumva ko bwa mbere byari byagize success abantu baje kare nkajya noneho sasa urumva ngiye mutavuze nje kare noneho nje isaha nyine ya kubushize nagize saa 8 ubwo nje saa 7 nambaye umweru naguze imyenda nyine n'umukameraman nari natwaye umutipe w'inshuti yanjye ukora ama video nyine ama clip nyine yanyica yumvishe mwise umukameraman umudirector twa Julien sinzi n'ushaka nawe ndamubwira nti tugende ni kandi ugomba kwambara umweru nyine ni ngomba aranu kwakora video iteye ubwoba turahagera ariko ikintu cyanandutinije no kubona aho nyine nuza bord bari babushyizeho kumva icyo gihe bari babwimuye ugomba kuzenguruka amazi Longtemps tujya kugerayo tubonye na parking ubwato ndi kuburembere yanjye ko nkabona buri kubuja gato ako nkavuga buri n'amazi kwa kundi nyine bugira nanga ati ubwato nyamaburi mbese no kuvuga ngo nari ndi kubureba nashoraga no koga nkayita mbufata ndahamagara ndavuga ni ko nabuza aho ninjira ko ntari kubona cya kiraro nyine bati ntabwo uri mwe hano imbere ati twagiye kandi nyine ubwato bwagiye ntabwo ushaka kubusubiza inyuma utari n'abazungu na buriya bunini nyine nicaye hasi ndabureba buri kugenda burinda bugera ahantu nakiri kubona ndi kurira nyine urumva biri mu bintu muri carrière yanjye byambabaje cyane ariko cyane pole gusa nyine ni experience nanone nasekeje ariko nyine okay reka nsubire inyuma gato cyane kimwe mu byakubaje of course humvikana urupfu rwa mama wawe yitabye Imana ufite amezi 4 gusa papa yitabye Imana ufite imyaka 7 uyu munsi ntabwo iki kibazo nkunda kukibaza ariko ukihanganira uyu munsi biramutse bibaye ngombwa ko ubonana na papa ubonana na mama wumva yakwifuza ko ureba iki akubona gute nifuza ko yambwira yuko ari fier yanjye gusa hari igihe ngira ubwoba nyine kwa kutaba ntaramenye cyane simenye icyo banshakagaho aho ngaho ubwo nkagira ubwoba ko nshobora kuba kubera ko urabizi ko ibintu by'ubugije nyine ariko ndibaza ko ngubu bari kwa nabo barafungutse kandi twabaga inyamijose ubwo nyine ndumva bari ko ngubu baramaze nabo nyine kugira kujyana naho ubuzima buri kujya ntabwo nibaza rero ko byari kugira gusa nakwifuza guhura nabo bakambwira nyine ubuzima bwacu turi abana nyine ubuzima mufite amezi make cyane amezi 4 papa umubura ufite imyaka 7 cyo gihe cyo gutangira gutekereza igihe cyo gutangira guteta ku mubyeyi nawe uramubuze nubwo ari kintu muto ntabwo byabaye ikintu kibi cyane kuri wowe ngo gihindure ubuzima bwawe mu buryo bubi rero impamvu bitari kuba bibi burya abantu bagize ntuza douleur nyine iri collective mwese muhuriyeho ntabwo ubibona
icyo gihe wari guhera uvuga ngo nababaye ngo nta papa mfite ku ruhande noneho uri kumwe n'umwana w'inshuti yawe watemagwa ahantu hose papa yapfuye muri jenoside. Yego rero urumva ntabwo icyo gihe ntabwo ari kubihariza ntabwo njya nkunda kuba honete ntabwo nibuka agahinda k'icyo gihe nyine nakibutse nyuma ahubwo nyuma nibwo ugenda uhariza kuko nyine iyo ikintu mu gihuriyeho mwabaye benshi cyane nyine ntabwo byoroshye ko wowe bihita biba normal birababaje kumva yuko abantu ibintu babigize normal nyine kandi sinzi nawe niba unabyibuka neza n'inkuru n'uburyo abantu babivugaga byaga ari normal kumva ngo ngo kwa kanaka ngo urese ngo ntihamwice hariya nyine ukumva nyine ni ibintu nyine biri normal nyine nta nyine nyuma uko umuntu agenda akura nibwo ugenda wibaza uti byari kuba byiza nyine. Hari aho wigeze ugera ukumva wibaje ikibazo cyangwa uribwiye ati iyo mama bahari iyo papa bahari ahantu habayeho hari igihe nyine ariko ngiye cyane cyane byabaga nko mu bintu by'amafete ukajya ahantu nko kuri za Noheli ugasanga abantu ukari ukuntu bari guhana amakado n'ababyeyi nyine aho uhita ubyibazaho ahandi hantu ushobora kuba narabyibajijeho ni uko nyine hari ukuntu nyine twakivuzeho gatoya ariko buriya hari ukuntu umwana w'imfubyi abantu batamubona neza cyane bawumva nyine bawumva nyine ari umutwaro ahubwo ari imico mibi niba iriho ugasanga nk'ababyeyi ntibashaka kugera n'umwana wabo nta mpamvu tu ariko wabireba ugasanga nicyo kintu ari kukuziza akavuga ati uriya mwana nta burere afite ubwo nta babyeyi kandi n'ibintu umuntu yakundaga kumva hari n'igihe umuntu ariko bimucika neza bikamucika ukumva arakubwiye ngo ikintu kintangaza ngo ni ukuntu ufite umuco mwiza ngo kandi nta babyeyi wagize nyine ugahita wumva ko niba yibaza icyo kintu ni uko n'ubundi bisanzwe bimenyereye kumva ko umwana utaragize ababyeyi agira imico mibi ni aho ngaho rero nahita mvuga nti nyine hari igihe bimbaho byambaga ariko ubu ngubu reka nkubwire ubu ngubu ntabwo si umuntu ku myaka umuntu aba afite yakwita imfubyi ubu nyine niba ndi kuvuga muri pase nyine ubu ngubu njyewe n'abantu tungana iyo bavuze ngo urumva ngo turi imfubyi ndavuga mubabare njye ntabwo ndi imfubyi gusa ubwo umuntu arashaje nakagombye kuba afite abana ibyana bikuru narangiza ngo ndi oya kameme nanone tujye tureka gukaba ariko kumva icyo gihe nyine nicyo kuri positif ariko njya n'abantu njye mufubyi ntabwo sindimo rwose ariko kumva muri aho kubusindiye no muri iyo epoke nicyo kintu cyambabazaga buri gihe nkavuga nti ntajya nk'ahantu numva mfite isoni z'uko bari bumbaza ati wowe iwanyu ni hehe isoko riki papa wakora iki kumva abana bari fier yo ugahita uvuga ati po bagiye guhita bankatira nyine bavuga ati se wowe uratumarira iki. Okay birabaje ariko nanone ni ukujya umuntu aseka hari indirimbo ya Corneille akunda kuririmba ngo Jaillit le Noël to the fête ibintu nk'ibyo ngibyo bivuze ngo nawe iyo wageraga muri iyo minsi mikuru narayangaga cyane ariko ntabwo nakundaga ibintu bya Noël ntabwo nabikundaga ndibaza ko ari naho byamviriye kwanga menya nawe umuntu wa mbere ngiye kukibwira ko icyo kibazo barakimbaza pe niho byamviriye kwanga mariage. Mariage gute? Mariage nyine ari amafete ari amadote nyine ibyanjye kuko ndavuga nyine hari igihe ubijyamo ukabireba ukabona abantu barishimye abatante ibintu byinshi nyine abamama barishyeye kuri uko bwabo nyine rero icyo kintu ndibaza ko ari naho cyanavuye cyane cyane cyo kumva bavuga napfa. Wumva utakora ubukwe se? Numva hahita bwaba negative kugira ngo ube positive kuko nyine nahita mbona za manque nyine ahubwo none nahita nsubira muri ya periode y'ufubyi kandi narayivuyemo nkatangira nyine kubona nkavuga ni se umuntu akodesha se abatante n'abahungu hari abantu umuntu akodesha ariko rero urumva byarangira umuntu agiye gukodesha abantu benshi cyane. Urumva udafite ikibazo wenda cya kintu cyo kwiheba niba ucyumva ko nyine takora ubukwe papa adahari mama adahari nta tante urumva udafite wenda ikibazo kindi ahubwo ntacyo mfite kubera ko nabyemeye gutyo kandi isanga
aho kugira ngo nkore ibintu bisa nk'iby'abandi kandi mbona erega kuba realiste ukumva yuko ikintu gishobora kukubabaza ntibivuga kuba warihebye uko niyize ahubwo njyewe niyize kwiga nzi ibintu bishobora kuba byankomeretsa n'ibitankomeretsa kandi nanone ikiza nuko numva yuko mariage atari itegeko. Hari urugendo rw'umuntu mu buzima ushaka kuvuga ngo nzabaho ndi umukobwa kugeza mpfuye, nzabaho ndi umugore ariko utarigeze ukora mariage. Flore wowe ubiteganya gute? Ese ubu ntibyayibangara ahantu kuri YouTube abantu sinabakira hano bagira amahane oya bagira amahane cyane cyane ariko njye nizo kudasoma commentaire basi kwaje hari mu mbabari. Ufite tatuwaje ahangaha ahantu henshi, tatuwaje ntacyo kuri we zivuze iki? Ifite izi nyinshi zifite icyo zivuze cyane cyane ya mbere pardon cyane cyane ya mbere ariko inyinshi zifite icyo zivuze. Mfite u Rwanda ya mbere nakabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Hari igihe kuba njye na histoire yanjye rero nkanayandikaho ntabwo bivuze ko ndi wa muntu uhora mu gahinda oya ahubwo ni ugufata ibintu byawe ukabyemera kumva ko ni wowe nyine ni wo ariko ikiza nuko umuntu agizwe n'ibintu byinshi. Hari igihe umuntu yasomye iyi ngiyi uhita mbona agize nk'akababaro kumva nyine aravuze ati uyu mwana yarababaye mais pas forcément ntabwo bivuze yuko nabyanditseho mbabaye ahubwo nuko ni indirimbo njyana nakuze numva nkayumva nkavuga ariko uzi ko bya bintu baba bavuga ari nabyo nkanabyanaliza cyane nkaza gusanga burya niba hari ikintu tuba turi sûr ni mama wawe. Okay, hari ka exceptionnel zishobora kubaho mama ububizi ko ari mama wawe. Ni ukuvuga ngo rero iyo mama wawe apfuye ubizi ko ari wa wundi pe uko byagenda kose aragiye nta n'uri umusimbure. Ni uko ngena nabyanarije nyine ndanavuga ni ibintu biri deep nyine kuko kandi ibintu nakuriyemo nyine nkabona kuko byagenda kose nta n'uwigeze nubwo ntamumenye kandi none ndi wa muntu wakuze aba mama wese mbonye kubera iyo manque icyo kintu iyo manque nagize nkumva mama wese ndashaka kumwita mama kandi nkamushakishamo mama cyane nyine ariko naje gukura nsanga nyine ko naraforsaga narabishakishaga nkakabya naribeshyaga nk'umwana nyine nkavuga nti noneho mama ndamubonye kandi yazaba mama ku ngufu nyine nza gusanga rero nyine naragerageje ariko finalement nubwo ntigeze mumenya nta n'uwari kumusimbura nyine byandikaho gutya ariko bitari mu buryo bwo kugira ngo njye ntera abantu muwe cyangwa iki nyine. Ntabwo ujya ubona abantu bagukritika mu buryo bw'inegatifu baturiya ni ikirara ni gute yishushanyaho sito noneho igeze mu Rwanda biba ari ibindi cyane. Niyo mpamvu nazishyize kuri kote imwe kugira ngo ninzishyira hano abantu bajya bavuga ati mbega umwana witonda we. Flore, merci beaucoup nishimiye kuganira nawe. Nanjye cyane kandi nkunda kureba ibiganiro byawe cyane nkabona nyine biratuje nyine. Flore atubwiye byinshi cyane ku buzima bwe ubwo ngubwo reka nizere ko nawe hari icyo ukuyemo burya n'ujya ureba n'ibiganiro ujya ukuramo n'amasomo y'ubuzima. Imana ikomeze barinde naho gutaha.